Abakurikiye Intambwe TV muraho mumeze neza. Nkwibutsa gukora subscribers, like, comment, okay? Kandi comment nziza. Ariko nanone hari ikintu mba nkwiriye kubibutsa kandi cy'ingenzi. Mukwiriye gusenga, sibyo? Mugasenga, mukita ku Mana, kubera ko Imana niyo yabaremye, niyo yaremye byose dukora cyangwa se tubona. Bivuze ngo rero Imana irahambaye kandi ikwiriye icyubahiro cyayo muri make. Yaboneka rero abadukurikira hano kuri YouTube channel yacu, reka nkubwire yuko uri umuhanga, kubera ko inyigisho ziratambuka ni iz'abahanga, ntabwo ari iz'abantu babaswa cyangwa se abantu batareba kure. Hari umuntu utayura se muri iki gitondo, nyine namwe murabyumva. Nzindutse numva ari amasomo nkwiriye kubaha, cyane ko akenshi sigiye nigisha amasomo muba mwaragiye muteramo komenti, kubera yuko buriya haba hari impamvu itumye wenda mutera komenti. So guys, rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe icumitwa n'inyazwa, uburyo bikorwamo neza kandi umugore akarangiza. Akenshi na kenshi rero njya nkunda kuvuga, niba twigishije isomo nk'iri nikagucike, okay, wenda ugomba kurireba ukarigeza ku iherezo, kubera ko mbivuze nabi. Ugomba kurireba ukarigeza nyine aho ukarihera utangira aho ryatangiriye ukanarigeza n'aho ryarangiriye, kugira ngo ubashe kuba wakumva impanuro cyangwa n'inyigisho ziba zirimo. Akenshi hari igihe umuntu atera komenti abaza nko ku isomo, ariko iryo somo rikaba ryaratambutse, ariko ugasanga kubera yuko atigeze abasha kuba yabikurikirana, ko n'abantu zindutse se kuko atarigeze akurikirana iryo somo ryose ngo abirangize, ugasanga ntabwo abashije kumenya neza, akagira akabaza. Ntabwo ninubiye kubaza kwanyu, kubera ko kubaza kwanyu nibyo byiza, biranshimisha, bigaragariza ko muhari mudukurikiye muri benshi. Ni ukuvuga ngo rero icumitwa n'inyazwa ni ibintu bibiri, ariko burya bisa nkaho bifitanye isano kandi bikorwa mu buryo butandukanye. Igihe mu mibonano mpuzabitsina mugiye gutangira kuyikora, narabibasobanurira ndababwira ngo imibonano mpuzabitsina ni ikintu gishobora gutuma umugore cyangwa se umugabo agukunda cyangwa se akakwanga. Hariho abantu wagira ngo nta nkokora bafite, nta mbaraga bafite, nta mugongo bafite, nta kintu na kimwe bafite. Uwo muntu rero, my God, kereka ahuye n'umuntu utarigeze ubikora nawe, kuko yaba atazi ibyo akora ibyo ari byo. Ariko ndakeka n'uwo utarabikora ashobora kuba areba amaporunogarafi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo usanga akenshi iyo yarebye izo porono, usanga biba bitandukanye cyane, kubera ko hari icyo abazi, sibyo? Abona imbaraga abandi bakoresha, akabona wowe sizo ukoresha. Rero iyo mugiye gucumita, urabizi umugore aba agaramye. Nyaboneka umugore najya agarama neza, kugira ngo atege neza, ushyiremo neza, nta kindi kibazo kibayeho, sibyo? Hariho abagore biyimana, bakiyimana cyane, ugasanga umugabo ari gukubitiriza hirya no hino, ntabwo afite aho ashyira, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero ujye ugerageza wihe umugabo wawe, noneho umugabo abona ukuntu acumita. Ntazitwaze ngo urabona ngo ngiye ngo aba yanyimye, kuko rero abagabo babikora gutyo, ugasanga barimo baritwaza yuko ngo abagore babo babimye. Ntabwo ibyo bintu ari byo, ntaho bihurira n'ukuri. Ni ukuvuga ngo rero usanga akenshi na kenshi iyo wirekuye, umugabo ashobora kugucumita neza, ndetse iyo adafite huti ushobora kurangiza madamu, bitewe n'amarangamutima yawe, bitewe n'amarangamutima y'umugore. Abagore akenshi 80% bagira amarangamutima aba kure cyane, ku buryo kurangiza kwabo ari ibintu bijya bisa nkaho bigorana, sibyo? Yabo murabizi
hariho n'abagabo benshi kugeza kuri iyi saha batazi ngo abagore bararangiza, wapi, akaba azi ngo umugore nta kurangiza kuba guhari kuri we. Rero ni ukuvuga ngo uzasanga umugore iyo arangije yishima kandi akakubyinirira ndetse akakwereka ko hari igikorwa wakoze. Icyo gikorwa rero ntabwo kizifata ngo kize, ni uko uzabwira umugore wawe akagarama neza, ukabona ukuntu ucumitisha ya nyubahiro yawe. Ikindi kandi ucumita akanya gatoya nk'akamasegonda ngahe, noneho warangiza ugakuramo ukanyaza, sibyo? Ukanyaza. Kandi noneho hari uburyo ndababwira igitsina cy'umugore kigira imyanya, kigira ibyumba. Rero ibyumba hari igihe ushobora gucumita, ugacumita mu nda ibyara. Ni ukuvuga ngo iriya nda ibyara ntabwo igira amavangingo iriya nda. Hari igihe rero uzasanga uri kumunyaza, warangiza ukavuga ati isi katanyara, ese byagenze bite, ugasanga ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu ashobora kuba yanyara, hari ahantu umukoresha bikagira gute guys, ugasanga rero hari ahantu ukoza, ugasanga umugore wawe ntabwo abashije kuba yanyara, kandi hari aho umuntu akoza ndetse akanyara amavangingo menshi cyane. Bivuze ngo rero no mu kunyaza habamo sisiteme, cyane ko buriya mu kunyaza biba byaturutse mu gucumita, sibyo? Uba waturukije mu gucumita, uba ugomba gucumita neza, ugacumita usa nk'uzamura ruguru mu mukondo. Nababwiye ko ariho icyumba cy'amazi gisa nk'aho giherereye. Iyo uzamuyemo usa nk'aho ucumitamo gake gake, kuko ntago haba ari harehare cyane, kubera ko ushobora kuba wamumena metirisi cyangwa iki. Ucumita ugengesereye gake gake, iyo ukuyemo uranyaza amavangingo akaza. Nyaboneka hari n'igihe usanga mubeshyira abagore banyu cyangwa se mufata ukundi kuntu, ariko atari bo kibazo, ahubwo ikibazo ari mwebwe ubwanyu mutazi kugira icyo mukora, cyangwa se mutazi kuba mwarongora abagore banyu neza. Rero akenshi hari igihe mbivuga ugasanga kubyumva byananiranye, kubera yuko byo biranagoye kuba wakumva ngo uracumita ukagira gutya, biragoye kuba wabyumva nyine. Ariko nanone ugerageza uhita ushyira puratike yawe, urebe uvuga ati ese koko ibi bintu bambwiye nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Noneho utangire upuratike, numara gupuratika bizagufasha kuba hari ikintu cyiza wakuramo, kubera ko uzapuratika ucumite, ugerageze kuzamura hahandi nakubwiye haba amazi mu ruhago. Reka tuhite mu ruhago kuko nta muntu utazi ahantu hitwa mu ruhago, sibyo? Ruriya ruhago rw'umugore niho hantu usa nk'ucumita uganisha. Ntabwo wacumita ujyana mu nda ibyara, ntabwo wacumita ujyana mu nda zo mu byumba byo mu mpande. Ntabwo biriya bintu ntacyo byakumarira, kubera ko uzabirebe urugero utari kure, hari ukuntu ucumita umugore kandi ufite igitsina kirekire, we mugabo ukabona ntacyo bimubwiye. Hariyo washyize muri kiriya cyumba cy'indi byara, kiriya kiragenda ntabwo wamenya aho kirangirira. Urumva? Ni ukuvuga ngo niyo wagenda ugashyiramo n'ukuboko kwawe gushobora kujyamo, ariko burya hari aho ushobora gushyira ukumva ngo agatera induru. Kwezi atera induru ni kubera ko hari ahantu hari ibyumba abagabo kenshi batamenya ngo birahari. Abagabo kenshi batamenya ngo ibyo byumba koko bifite umusaruro, ugasanga ntago abizi. N'ahantu ushyira umugore yari yabuze ururenda, ugatangira ukumva hatangiye kuzamo ububobere. Ibyo byose mugomba kubimenya, mukaba abahanga b'imirongorere, cyane ko akenshi nababwiye yuko havamo igisubizo cyo kugukunda cyangwa cyo kukwanga. Akenshi hari n'igihe n'umugabo aba atagukunda cyane, ariko bitewe n'uburyo umuhamo keya, cyangwa se umugore n'uburyo umurongoramo neza, bigatuma yumva ataguhara cyangwa se ngagusige wenyine. Ariko nta rundi rukundo, ariko gusa kuvuga ngo ninagenda n'ubundi nzajya mpora nsambana nawe, ntacyo bimaze, reka ngume hamwe. Bivuze ngo rero mumenye kunyaza no gucumita
ni ibintu bibiri bisa nkaho bitandukanye ariko nanone bifite naho bihurira cyane. Rero nkwibutsa yuko buriya Imana iri hejuru y'ibyo twibwira, iri hejuru y'ububasha ndetse n'ubutware, iri hejuru ya buri kimwe cyose. Icyo wakora cyose, waba uri umusambanyi, waba uri umujura, waba uri umupfumu, waba uri umwicanyi, waba uri igiki, simbizi icyo uri cyo mu buzima bwawe, ariko uzajya wibuka kwiragiza Imana kandi uzajya uyisenga, uyisabe kuba yagukuramo muri ibyo bibi ikagushyira mu byiza, kugira ngo uzageze igihe cyawe cyo gutabaruka uri umwemeramana nyakuri kandi uri inyangamugayo mu bantu mubana mu buzima bwa buri munsi. Imana rero ikomeze ibamere umugisha, kandi niba wemera yuko Imana ibaho kandi ukaba uyikunda, kora subscribers, like, comment. Bye bye.